ariko gato ariko umusitari baramushaka yiki ariko gato reka nubwo namwemera baramushaka yiki The Ben nese cyumwangira niki ntago nje mwanga kitamwemera niki ntago nje mwemera nuko arira nesura n'umuhanzi none se niki niki ariko umuhanzi wajya no muri Kenya imodoka n'umurize n'umurize nese reka nkubase ni wa mwana murize ariko muri buretse nkubase hano mu Rwanda mbwira umuhanzi wa danje dufite urumva wakambuka kino gihugu akajya nko muri Kenya abaturage bagashungera ati tubonye umusitari mbere yuko tugera aho ngaho simwemera ahubwo ikibazo ndi kwibaza urugo rwe ariko ngo rwasenyutse mbere yuko tugera aho ngaho uwitwa The Ben Paparuna ngiwe rurakinga babiri Tiger B igisamagwe sha harya cya gihe ngo Bruce Melody ndamukubitira muri arena baroma irezina harya rama iri he igisamazuki baragagira igisamagwe ahubwo bari igisamahuku bari igisamahuku harya ndavuze igisamahuku uri dora cyangwa cyacyana nacyo igisamazuki David Raya David Raya wari senari afata baragasama n'inzuki ubu tuvugana biravugwa ko ngo uwitwa The Ben n'umugore we ariko biravugwa nande biravugwa n'abapapara n'imihanda nabonye kakabire kakari kabuze ubwenge urwaye iminyawa homvomvka urumva reka abanje kubizana witwa Faxman ku cyacyo ndacyanga cyakiri yagongo yari yicaye mu Bugande urumva none biravugwa ko urugo rwa The Ben na Pamela rwamaze gusenyuka ariko natunguwe n'uburyo abantu muri showbiz hari abakiriye inkuru baburira bashimishije cyane reka nkwereke njyewe reka nkotinge Kasuku cyo kiganiro cyarahise kuri Kasuku abantu mwese mwarakirebye Kasuka avuga ku bantu bari amafaranga muri Amerika akavugamo nyine ukuntu leta y'Amerika yatanze amafaranga ngo yo kwita ku bamerendiye n'amateka muri Amerika muri Azi abasangwa butaka muri rusange muri Amerika nanjye koza ngo bamerendiye n'iki ko twe ntago tubizi urumva abasangwa butaka muri rusange muri Amerika none bari abantu ngo leta y'Amerika ngo yatanze amafaranga yo kubitaho abanyarwanda mwe ngo babaramo business kuko urumva amafaranga yo kubitaho kwera ko abantu ngo bari bararenzwe n'ibiyobyabwenge abantu bamwe rero ngo babaramo business baragenda bazana abantu ngo barayarya koko muri abo ngo barimo n'abanyarwanda ngo akarimo ngo na The Ben ukabaraniye kwa amafaranga none ushava yuko ushava ko abahanzi bacu se bagiye hariya bagiye kwishakira akazi gato ibyo ni se banye okay ubwo ni biravugwa ariko banze muri biravugwa biravugwa nanjye navuze ngo ndi ukotinga nde Kasuku icyo kiganiro cyarasohotse abantu bose barakiriye sawa turi muri biravugwa nese mvuze ko biravugwa ko nese mvuze ko kamishi mvuze ko uriya muri abo type uriya dossier document mfite document baramuzi document fata telefone one douce emize nasiga kora mu Rwanda rw'injanga muri Amerika hari ikibazo se n'umutunda janga nese so umutunda janga none se ntigondera element kundirima miliyoni n'igice utyo ntigondera element kuri miliyoni yose ararya uza bombo pro ikizima nuko umuntu udiye yishura miliyoni n'igice ayo bombo pro arya muri uko element yagabanye nuko atayagabanye ibyo ntibitureye umva nyiri cyo ndikubwira rero icyo gihe The Ben nawe ari mubariye kuri amafaranga nangabo se banze gise nyine wumve ibyo ntago turi kuri ngabo urumva The Ben ngo nawe ari mubariye kuri amafaranga no mutima mwizuko se banze wumve urumva ngo The Ben ari kubariye kuri amafaranga abaze kuyaryaho rero ahunga yirukanga garuka irahagabona bikomeye banze wumve izo nkuru z'abanyarwanda muri ariko se banze wumve nje ni gukotinga Kasuku se wavuze ko ibyo bintu kuri biravuga none rero uriya mukobwa Pamela Kasuku n'ibyo vuga bisaga biri mu ubwenge bucyarabuye banze nyine wumve umukobwa Pamela urumva ngarashituka umuhungu amubwiye ati ngiro dukora ubukwe aravuga ati nguye ati boyi tijya muri Amerika ati naye ngiye kora no mu diaspora reka urumva umukobwa barashitutse ngo agiye ku mu diaspora kumbe ntazi ko umutipe nari guhunga urumva agiye kubona baba bakoze ubukwe amubwiye ati tujye muri Amerika mutipe ati byarakomeye ariko gato umva se manze ndangize inkuru zigeze kuri nyamukobwa ati n'umuhungu wawe nari guhunga yirukanga ati mukanya ahubwo za FBI ziraje zifunga abantu kobwa aravuga ati kumbe uryo yarambeshye ntabwo ugiye kungira umunyamerika yaraswe n'umwana bazamubyarira muri Amerika gatafata ubwene igihugu bwa Amerika byabiranze byose bigumenya rugenge ako kantu kakubisemo kolongo ikomeye cyane mu rugo rwabo noneho kugira ngo urumve ko binakaze bya bintu koko biri no ku rundi rwego rwo hejuru Ashton horonye kejo wundi aza mu Rwanda umugore Pamela atarahari ariko bifotoje ku kibuga cy'indege areje Ashton horo yabasuye umugore wa The Ben yakigera garagara ikintu kirakomeye attention bo gato reka nkubwire opinion yawe ndayumvisa ayishinge yego ngiye mbere ko ngira ikintu cyose ntagifatika se ngiye irafatika nta kibazo yego mbere ko ngira ikintu cyose nakomereza yego kubera iki hari abantu bamwe na bamwe mu Rwanda bagira imitima mibi
iba ku isi yose imitima reka nkubwire urugo rwa papa Runa na mama Runa ni mu rureke kabisa nese warwinjiyemo njye ntarwo njya niba ari inkuru ziri kumbabaza ni ukumva bavuga ko batandukanye ndi kujya numva bimbabaje sizi impamvu ndi kumva ariko nanjye kamubwiza ukuri uzi nakubeshye urabizi njyewe ibiyanzi byo mu Rwanda abona ari iby'ibimara simbikunda ariko reka nkubwire ntakubeshye gako ngira couple y'abara bajene urabizi ko ngera nayimenye nyuma umugore Deben uzi ko mumenye vuba se subizi isura yanjye ntabwo nari nyizi izina nari ndizi ariko numvaga ari ibintu byiza ubagira mbwire mu byukuri nanjye ntago byanshimishije reka twinjire mu bundi tubanze turebe ubundi Deben ni muntu ki Pamela we ni muntu ki oya nabantu bagiye guhura bimeze bite nubwo bitangwa n'abantu baraho ni bya bindi byanyu nyine mwebwe mupinga pinga none saremera nese barana abastari reka tugaruke bundi bivuze iki cyo nagishatse kuvuga duhere kuri Pamela yagiye muri Miss Rwanda 2016 ndumva izina rye rizamukiraho atumbagiriraho tumumenyeraho ngaho nyuma yagiye kuri ibiganiro byinshi ama interview menshi bigaragara ko ari umwana w'imihanda tutagiye kure nyine umwana usobanukiye showbiz rusange iyi mihanda arayizi showbiz arisobanukiwe kandi gato hari ikintu buriya ugomba gutinyamo oya ntinya nde barabanze mu Rwanda iyo umuntu muri showbiz aba afite kwaje urumva kwa ndani nyine urabyumva nyine abazi imihanda yego cyane yego niba ari umukobwa urumva niba ari umuhungu urumva ubwo ngira ngo abantu twabaze kuzamukana tayari oya nuvango network nuvango abahungu bo bibera nka babushari na Bitera none reka mbanze nkomeze Moses akajya uretse mbanze nkomeze yego aho ngaho Ben nawe ni umunyamihanda wa kera muri 2006 na 7 n'umunani ikibuga arakizi aranagisobanukiwe hano mu Rwanda mu bantu bazi ikibuga Ben Tom Cruise aba bantu babiri ikibuga bakizi bugo babonyereka bagomba ko muri Amedi yigishijwe ikibuga nande na Rikiriki Rikiriki zani cyeri gukora n'ikigenda erega Rikiriki naye amashyari yacu ntabwo se wabonye zo ndifazo kuri interview yakoze avuga ati umuhanzi yariko yakoraga indirimbo Rikiriki yamara kumva akavuga ati byo ni bitu agatengura tubikore akanisorana mbere yuko umuhanzi undayirekura wumvise fazo avuga ukuntu yakoreye Riderman nk'igihano cyangwa wumvise avuga uburyo yakoreye Bruce Willis indirimbo ya mbere itari telefone sinibuka indi yari indirimbo waje gukora wumvise uburyo ngo Rikiriki yinjiye akamubwira ngo ibyo ngo bisibe urabye ariko wumvise ubwenge agato buri kintu byose bamo n'amashyari cyane wumvise ibintu fazo yavuze bacya kiganiro dukwiye kuzagikora tukakibwira abantu neza cyane wumvise uburyo yavuze uburyo yateze Rikiriki kamera yego kandi rega none nakubwiza ukuri amashyari si ibingi bya Deben abandi amashyari mani yahozeho ahura abantu baragambanirana kuva suwezo kuva na kera byanahozeho ingaruka zifunzo n'iryashyamba ry'ubugome ibyo sije babiririmbye aho bafite ifitiranga uretse ko ibyo byahozeho kuva na kera n'abasokuruza bagiranaga amashyari niyo mpamvu abantu kuza bakitereka bakinjira mu rugo rwa Ben nyine yishyize ku itara none se hagatora cyo rakubwira Pamela kari umwana w'imihanda arayizi arayizi reka narwajya muri Miss Rwanda utari umwana w'imihanda ngo bizakunda arayizi arisobanukiwe kukiza inkuru z'ijuru kandi bose barabanyamihanda gato reka mubwire Deben na Pamela babana bashoboye guhisha ikintu cyo karabana b'imihanda aba babyeyi ntago babishoboye dore impamvu nese ama interview ya Pamela ngiye kwaba uzi ko Pamela yatanze interview imwe ayiha Tycoon harandi igeze ongera kuyivuga kandi ko Tycoon yaragiye gucinya inkoro kwa Ben yaragiye gusonga ubugari gusonga kawunga rega kwa Deben kugira ngo ugire icyo akura uragera ukabatekera ubugari wanza n'ibyombo umuntu abyoza zirumvize ngo nijya abakarifani sibyari kasuka cyangwa buse byagaze guteka ngamashaza y'ibisate ubona kawunga cyangwa zara nijya kugarukira abana abastari dufite nabo man arijya kugarukira nese gakunje reka ubwisukuri buriya gakunje sureba reka ubwisukuri ngiye abantu bahita bananyumva hano iyo mvuze umusitari bamuza umuntu wateye intambwe ndeba ngatinya ntabwo ari intambwe manange n'uyingeza Bruce umusitari yakuteye intambwe nareba ngatinya shagisha shagi gato shagi nese byamwambukije inyanja urabyemera sinabipinga kuri shagi yari yakoze ikintu cya danje urumva ariko ntabwo nese Bruce Melody umusitari ubu yaza muri Kenya imodoka zikagongana ngo hageze umusitari ese umusitari uko imodoka zigongana ibyo ni abanyamerika oya umusitari ni umuntu uba warageze ku rwego nanjye ndeba nkatinya ngahaba none se nguru indirimbo ya Meddy ifite miliyoni 100 na zingahe yari igurano uretse Meddy ubu se abanyarwanda bose kugura byarabanani none reka kugura n'amafaranga tubizi se kugura n'amafaranga
mbese nk'ubu reka nkubwira hano twicaye ubu abandi nta mafaranga bafite ubu mu bahanzi bo mu Rwanda Meddy yonyine ufite amafaranga yagura nawe yarabishoboze ntiyakindukiye muri Amerika ntari aho ngaho arakindutse ese mu Rwanda nta musitari tugira musitari muri showbiz ni suninde musitari tugira mu Rwanda reka nkubwize ukuri kw'Imana nkubwije ukuri uwo mujyo ntabwo uzaguhira reka nkubwire bushari ya interview yakoze urumva arahise aravuga ngo ukajya umbwira banywe itabi ba nyirabanze umbe arahise aravuga ngo umusitari abantu bazima bafite ibitekerezo bizima arahise avuga ngo nde musitari mu Rwanda tugira urumva mu gihe twese tugitega bisi bateze mutegeye bisi rese nta ya basi zo mu kirere zibaho nuko yasubije burasubora nk'ubu Diamond Platnumz hariyo ndahaba umuniga agenda gatoya wowe hari icyo utari kumva ikintu ari kumva jewe Diamond umusitari kuko ari ku rwego rw'abasitari bacu bifuza banze unyumve nkubwire afite private jet banze unyumve nkubwire sibyo wowe niwe musitari umusitari ni iki ni ukuba uri ahantu ariko heza kandi hari n'abandi bantu benshi bifuza kugera aho hantu uri kandi heza none se Bruce Melody mu Rwanda dutuwe na miliyoni ziri muri 14 ubu ngubu ese urwego Bruce ariho urarwifuza ngenda rwifuza cyane se rwifuza rero ikize Imana izanambare ntizamere uri rwego none se kankubaza nifuza urwego rwa Diamond nifuza urwa Lil Wayne ntaragera no kurwa Melody oya ibyo uzamuka ni step by step oya gato abanza unyuma ntago nzaza ngenda bizi neza mbihagazeho uri turi mu itangazamakuru nonanga hari urwego turiho hari n'urwo tutarageraho hari urwo tuzageraho urw'abandi bagezeho tukarurenga turundi urifuza urwego muri uno mwuga wanjye nawe muri uyu mwuga wacu se hari abantu benshi bafite ushaka urwego nk'urwa Irene waba uri hasi nese urwego nk'urwa Irene ni rutoya waba uri hasi afite miliyoni subscribers kuri channel waba uri hasi njye urwego rwero sindwifuza urifuza u Rwanda se urifuza u Rwanda ubyibuze uyungana nk'urwa Peter Dururi kibongo bwa nibyibuze isaka muri football uri muri football we usaba itangazamakuru se itangazamakuru werega nawe gato ng'ikibazo cyawe itangazamakuru irimo party zitandukanye ubu se kudakora kuri politike nta nkuru za politike zirahari muri sekretari zuri gukora uri muri politike urumva wini Oprah wenda yungurite wenda wini Oprah nari kubyo ariko wini Oprah no ariko mu narakomeye bro uziko wini Oprah afitanye interview na Michael Jackson no muri 93 umunyamakuru twa Melody uramuzi ko muri Good Morning America hosting abatayigana abandi hari ntiyakoreshe Melody ni nk'urwo rwego ntiyakoresheje Melody aho kamaze mabashi Melody bikubwiye ngo Melody ni umusitari akandagira shawureme Melody ni umusitari Scotch Gale yawishyura akajya hari ikibazo se erega gato mva nkubwire no matter what ibyo twago tubireba nashaka we yaranishyiriwe ni mu Rwanda umuntu uzagira indege Good Morning America reka igihe maze nguruka ibitangazo ko byari tumikubwira hano umuhanzi mu Rwanda uzagura indege gaku nzahita mfukama mvugane uriya umusitari aza bageze ku rwego ngiye nifuza nta muhanzi ni izina ry'Imana gaku umuhanzi mu Rwanda uzagura buriya Diamond Platnumz ntakiri uzi Diamond bajya kuri kodinga na Rikirosi wazo ngo Rikirosi yakanzwe n'ira modoka Diamond yajemo y'ibihumbi 100 reka umuriga paritsi jet arubwo ati abona byo Diamond ateze karakana ati kakodeshe kandi ko nizina atoya aterinde yese avuga ati mumuzane muri korabo urumva ikintu Rikirosi ahabira kora ikizana ikintu n'abastaro muri Amerika bahaba erega gatoya buretse kubaza oya mbara kubaza ikibazo cyoroshye kugiye cya Mr Nice muri Tanzania twari dufite umuhanzi nk'uhe nka Mr Nice none ibyo mugira umusitari uwo ni uwambere nkubashije kugiye cya Rikiba ninde muhanzi w'umunyarwanda twari dufite niyo mpamvu rero temerwa Diamond yamurenzeho buretse gatoya Professor J uramwibagiwe ariko se ndagereka ngo kibazo icyo nshaka kukubwira twebwe showbiz yacu turi mu Rwanda urugero turiho urwo rugero rwo niyo mpamvu ntabemera rero urugero turiho gato reka nkubwire niyo mpamvu rero ntabemera urugero turiho rwacu nko mu Rwanda ubivuze neza bareke urwego bariho ni abasitari simbemerera urwo rwego rwo bariho niyo mpamvu ntabemera no rero wese ko nabemera ni ikibazo naga ari ikibazo kuko aho bari barakurenze aho bari waririmbye waririmbye nje ntabwo narimbaga indirimbo yanjye hera hasi kuri yagera he ni indirimbo uzayibona ese watuze reka tugutegereze singuteze iminsi uri umuvandimwe nzagusupport oya ugomba no kunsupport ntacyo nkubwiye umuziki abahungu barakoze gatureka nkubwire nitse yabihakanye ko batakoze buri areka nkubwire ko utarakora n'indirimbo nini utarinjira studio ngo urebe ninjira studio oya wese turi kuri wararirimbaga njye nagwe ko nezeye ngo indirimbo igiye guhera hasi ibyo urabizi nimba aho rero tegereza bazikoze ntabwo zahize hasi abo nese ega ibyo sirabihakanye barazikoze ndetse bana n'abastari n'abastari kuri
rwego ku rwego rwo mu Rwanda ku rwego rwo muri Afurika ku rwego rw'isi amaze kuba abasitari cyane none se Shaggy ni umuntu woroshye Shaggy ni umuntu wa Kingston se nta ndirimbo afitanye na Tom Close yakuzira kari guma byishyuye iyo ndirimbo ese gato reka none se kiragiye cya 2012 uyikanube iyo 12 koko nta YouTube twagira bivuze ngo uvuge ngo ari kuba ngo yarize none ugenda urendirimba amaganya ya Tuff Gangs ni yaryari ni yake ifite miliyoni 5 kwanza kuri YouTube reka ngubwire gatoya amaganya uri kubyumva gatoya ya promotinzwe n'abantu barenze ifite sheni iriho ifite izo miliyoni yego ya promotinzwe n'abantu barenze kandi kuri YouTube ikindi no matter what YouTube ubuse baby naragutengushye musore iyo nindi ubuse ifite views zigana ibihumbi 50 nabiga ubu yarenze ageze muri 60 urumva none se iyo nindirimbo waza rugashyira ngo wajya kubwira ngo ni umustar kaka abastar bari bazabanzitse ese nakubasha kureka nkubaza uretse ndashaka kubaza ikibazo hano mu Rwanda ninde mustar wakora igitaramo hari ukuntu uvuga kuri mikoro ngiye mvura ikure ninde mustar hano mu Rwanda wakora igitaramo ukajya kukishyura ukishyura amafaranga ngo umurebe gatoreka nkubwiza ukuri ninde umwisambe simubeshye uretse aba hip hop men niyo bantu ugiye nagira mu gitaramo bandese mu Rwanda shaka igitaramo cya Bulldog nakijyamo simubeshye Bulldog igitaramo cya Pifura ngiye nakijyamo kubera iki se gatoreka nkubwiza na Pifura ariko igitaramo cye sinakije je dore impamvu ntabwo bazi gukora stage barabandi ndabizi ko batazi gukora stage ariko byibuze ibintu baririmba byibuze ibintu baba bateguye mu mitwe yabo nanagira icyo ngicyo akoze gato nanjye mfana ubu kamubaza ubu koko gato reka mbwira nanjye mfana hip hop ariko reka mbwira kurumva ubu nta mu hip hop ni ukuri kw'Imana narigiye kuvuga n'ibindirimbo z'abandi Imana ishimwe ko mbashe ko umvagira mbwira ko urabizi nanjye mfana hip hop urabona nagiye kwishyura igitaramo cy'abaraperi jewe rwose igitaramo cy'umuraperi mu Rwanda nakijyamo especially aba bakera nakijyamo akoze gato kankubaza ababiminze nabujya kubwira ngo wajyayo nakubwiye bakera ngewe igitaramo cy'umuntu wese waciye muri Tuff Gang nakijyamo pe ikintu cyatuma kijyamo ni kimwe stage zabo ziri hasi nanjye ndabizi ariko amagambo baririmbye ibitekerezo bafashe uwo mwanya bakoze ngiye muha agaciro ingose muri pesha nukuri kuri n'abastari se kuko dore impamvu ngiye nanabagira abastari ibintu bya hip hop urebye uburyo babizanye bakarwana nabyo bakitwibira bakagigira bagasunika bagakomeza nibare kure kugeza no kuruguru n'amagumagumo bari batangiye kuyatwara ngiye nagiyeho kabisa ariko zikuza ugahagarara mu kibuga cyari kirimo ba James kandi urebe ukuntu bari bakunzwe ukazurira Riderman nyine ukoze ko umwana w'imihanda ugakubita mpaka twayiguma nyine umvase tugaruka kwa DB mu by'ukuri bakambwira ko nakubeshye buriya nyine waje kwitara aba yarigezeho buri kantu kose kaba kagomba kuba nubwo ambwiye ngo byakubabaje ngo kubera ko ari kuvuga kuri DB byambabaje nyine banzombe mwana Pamela baratipe bari nese arimo n'abakim Kardashian abastari n'ibandi bo biravugwa ko rero Pamela ngubundi ni fashion designer bivuga ko rongo yaragiye kwirangurira imyenda ashobora atari no mu Rwanda Aston ora kaza kankuza kumurya ifoto none se katara ari mu Rwanda wagira ngo waguruke kakana kabaye gatinganyi kaka DJ kakana kabaye gatinganyi kaka DJ kari ka mifupa kakari nyarumva ngo bita ka mifupa kakaba ariko kaskajya kwifotoreza mu rugo rwa Pamela dahari none se rero nyine wahabonye nta bandi wabonye iyo nyine ndikubwira nyine urugero rumva kugira mbanze nkumvishe ko ibyo ni amashyari y'abanyarwanda umugore DB ntagaragara hari izo nkuru babaza ingegera nka Tycoon kajya akabari kagaragara fata ku mavuta ntiyafunzwe ibintu bya mbere yazinze DB nagari DB oya ikintu fata ku mavuta yazize cyane ngo nkubitira nk'urubuhara ngo imodoka ngo yari imbogo niza wazerya mumunyenga n'ibintu bya DB yari yarabigiye nta kintu yazize ese nkubaze DB ni umuntu avuga ese nkubaze ikibazo nubwo mbere fata yari yitabye ariko ugakureka ngo yitabaga ziri ikizeziraga kesi n'ubwo hano twicaye gira ikintu uvuga kuri RIB ubu cyatari bagukweye ni abantu beza bakora akazi kabo neza cyatuma bagukweye nuko rero ayo niyo magambo mfite yo kuvuga urumva ariko mu by'ukuri rwose gato RIB nikora neza tuvugishwe kuri gako fata ku mavuta n'ubwa mbere yaravuze kuri DB yaramuvuzeho yataka na Medi ariko gakuriri yakoze izo kesi rero zagiye zimujyanisha muri RIB cyane urumva zigatuma ahora mu maso yabo fata ku mavuta itonde wikumvikanisha ko DB ari umuntu w'igitangaza DB ni umuntu wa danger umuntu ukomeye urumva ahubwo uri umuntu wa fake njyewe wowe nyine ndi umuntu wa fake nta kibazo wa fake ariko ako wini windi afata umuntu natayibye kuvuga ngo ni umuntu wa fake uyase igihe cyose na jet aragura nayigura nzavuga ati sha uri umustar jets ziremewe mu Rwanda zitemewe ntago zemewe naho bazagura imodoka ya dance za cyaba kangaza kagera nizo zemewe waguze jet leta yakira uzayitwarira mu kirere cy'u Rwanda kare ako uziko no kugira ngo ugire plaque yawe ari miliyoni 5 za buri nyine bitwaye ikisi niba zishyure
dusezera abantu twigendera reka tubashimire. umusitari wo mu Rwanda nudatega indege mukomeze igihe cyose bose batega indege mukomeze mudukunde kandi mudukurikire igihe cyose. nitwa Gakuru Jean de Classic nari kumwe n'umugenzi wanjye Factor de Classic muri Imana bari namwe soza umusitari wo mu Rwanda nudatega indege yo mu kirere ibombo Kratinade.